Yes, amahoro kuri mwese nshuti za Wakawaka podcast, ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Mbere na mbere ndabanza kubiseguraho kubera igihe kinini tumaze tutabana mu biganiro nk'ibisanzwe. Nagira ngo mbabwire ko YouTube ntabwo iba itworoheye, cyane cyane abantu dutanga amakuru yo muri intambara yo muri Ukraine, abantu dukora comment kuri propaganda zikomereza gukorwa ku isi n'uburyo ndetse iyi si y'abanyamerika n'abanyaburayi irimo kwigaranzurwa n'urundi ruhande rw'isi. Ibyo rero ntago bashaka ko uko kuri kujya ahagaragara, ari nayo mpamvu ahangaha kuri Wakawaka akazi kagiye katugora cyane kubera ko YouTube yagiye isiba ibiganiro byacu byinshi idushinja kuviolatinga rules za society yo kuri YouTube, ariko mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe twabaga twakoze kuko natwe turi abantu twubaha societe, turi abantu tudashobora gushyiraho ibintu twumva ko biviolatinga uwabireba. Rero numva ko ari muri rwa rwego rwo kurwanya ukuri. Twarabibonye mu kiganiro tugiye gukora mu kanya kuri podcast yindi ngiye kubabwira nkanababwira n'ibyayo. Tugiye kuganira ku kiganiro cya Carson yagiranye na Putin. Mwabonye ko abanyamerika barabirwanyije cyane, itangazamakuru ryarabirwanyije cyane, abanyaburayi barabirwanya cyane ndetse bashyiraho na menace kuri uyu Taka bamubwira bati nujya gukora ikiganiro na Putin hari ibihano runaka tuzagushyira ngaha mu Burayi. Ibyo byose rero ntabwo mwabibona kuri Taka, hano kuri Wakawaka bitarahageze kubera ko Wakawaka irimwe muri podcast zibabwiza ukuri tudaciye ku ruhande ukuri kose mu gusanga ahangaha kuri Wakawaka podcast. Ibyo rero ntabwo byatumye YouTube ikomeza kutugendaho cyane nkuko nabibabwiye badusibira ibiganiro, sometimes bakaduha strike ishobora gutuma tumara ibyumweru nka 2 tudakora. Uyu munsi rero twavuze tuti tugiye kuganira kuri iki kiganiro cya Carson yagiranye na Putin. Tugiye kuganira ku makimbirane ari hagati ya Zelensky ndetse na Zaluzhny, tugiye kuganira ku ntsinzwi y'abanyamerika n'abanyaburayi ndetse na NATO irimo kugenda ikomeza kugaragara. Turaganira ku bintu byinshi cyane, ariko twavuze tuti kugira ngo ibintu bigende neza nuko tubashyiriraho undi murongo tuzajya tujyaho n'ubundi tukabwizanya ukuri, kuko njye sinshobora kuzana gukora ikiganiro ndi bugende nyura iruhande rw'ukuri. Mba numva bindya cyane ku buryo niba nkoze ikiganiro mba numva ngomba kubabwiza ukuri kose kurimo, nta mpamvu yo gutinya izi mbuga z'abanyamerika badushyiriyeho. Niyo mpamvu rero twavuze tuti mu rwego rwo kurinda Wakawaka podcast kugira ngo itaza gukomeza kugira ibibazo na YouTube bikaba byageraho igira ibibazo byatuma inakurwa ku murongo, reka dushyireho indi channel muzajya murebaho ibiganiro bisesenguye, ibiganiro birimo ukuri, kubera ko ari channel nshyashya izaba itari mu mboni za YouTube nkuko Wakawaka imaze kugirana kwaro nyinshi na YouTube. Ibingibi nabibabwiye ni mu rwego rwo kurwanya ukuri, ni mu rwego rwo gushaka ko isi ikomeza kugendera muri uyu murongo w'abanyamerika, kubera ko abanyamerika bubatse itangazamakuru rikomeye ku isi, ndetse nkuko turi buze kubiganiraho no mu kiganiro cya Putin yabivuzeho, itangazamakuru ryose riri mu Burayi rikomeye ku isi tureba ni itangazamakuru riri mu biganza by'abanyamerika. Ibyo rero byakomeje gutuma isi ibura ukuri, abaturage bakomeza kuba victim kubera ko ntago bashakaga ukuri ngo bakubone, kubera ko bagombaga kubona amakuru ku binyamakuru n'ibitangazamakuru byashinzwe n'abadashaka ko ukuri kujya hanze. Uyu munsi rero ubwo hamaze kuza izo za YouTube, za TikTok, za X n'ibindi byose, ni ibintu bituma buri muturage wese ashobora kugira ijambo, ushobora gutuma asangiza ibitekerezo bye abandi, bigatuma none n'abandi baza ukuri, baza ku podcast nk'aya ngaya bagatanga ukuri. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu bikomeje kujena cyane abanyamerika n'inshuti zabo, kubera ko intambara ya propaganda muri iki gihe irimo kubagora cyane, kandi mu gihe cyabanje yarabaga ari intambara iboroheye cyane. Uyu munsi rero ngiye kubabwira umurongo mushya tugiye gukomeza gukoreraho, tugiye gutangira gushyiraho ibiganiro bishyashya, ariko naha kuri Wakawaka muzajya muhabona ibiganiro ndetse n'ama breaking news byabaye ako kanya. Tuzakomeza ariko mu kwigengesera cyane
ku buryo ibiganiro birimo ubusesenguzi bukomeye cyane cyane ibiganiro byo muri intambara yo muri Ukraine, ibiganiro bya Putin tuzajya tubisanga kuri uwo murongo mushya ngiye kubasangiza. Murareba linki muri description y'iki kiganiro, turaza no gusharinga ibiganiro twakoze kuri iyo line nshyashya. Ubwo rero nababwira ko ni mu rwego rwo kugira ngo nkomeze mbahe ukuri ntagendeye ku mabwiriza y'aba bantu ba YouTube, kuko nibyo barashaka ko dutsindwa tukatinya ntituvuga ukuri, kubera ko at the end iyo bagushyiriye izi strike bakagira gute bashobora gutuma utabasha kugira incomes nk'ibisanzwe, kandi urumva ibyo byose ni ibintu bituma umuntu abura motivation mu kazi kiwe. So uyu munsi rero twashyizeho undi murongo wa kabiri kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagereho neza. Uwo murongo mushyashya rero ndagira ngo murebe muri description harimo link, kandi no hejuru tuzadupininga ibiganiro byose, ariko nabasaba ko mwese mwimukira kuri iyi channel yitwa Dopecast. Andikamo Dopecast urahita utubona, iraba ari Dopecast podcast nshyashya izajya ibaha ukuri kwinshi cyane kubibera ahangaha muri Ukraine n'ahandi hose ku isi, ariko dukomeze tubane tunabwizanya ukuri. Ariko na Wakawaka yacu nayo ihaguma dushyiraho ibiganiro bya entertainment, ibiganiro bindi bisanzwe bizajya bikomeza guca ahangaha kuri Wakawaka. Duhurire rero kuri Dopecast mu kanya, hagiye kuza ibiganiro bishyushye cyane. Tugiye kwinjira muri iki kiganiro cya Carson ndetse na Putin, turebe ni ibiki byateye ubwoba abanyamerika n'abanyaburayi kugera ubwo barwanya iyi interview ijyagezaho iba igaca kuri X, kubera ko ibindi bitangazamakuru byose byari byanze kuyitambutsa. Amashyi menshi kuri Elon Musk, amashyi menshi kuri mwebwe kubera ko mubashije kunyumva, kandi nkaba numva ko tugiye gukomezanya tugirana ibihe byiza kuri Dopecast ndetse n'ahangaha kuri Wakawaka. Mukore subscribe kuri iyo channel nshyashya, tubane duhane ibitekerezo.